nguko kandi imyanzuro yakomeje kugenda igaragazwa ikomeza kugenda igaragaza ko abarezi bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo kikomeje kugenda kigaragaza ko bakomeje kugenda bakurwa mu nshingano zo kuba barera urubyiruko bikaba byakomeje kugira byumvikana kandi ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza impinduka zikomeye cyane zikomeje kugenda zumvikana mu mpera z'umwaka 2025 hakaba hakomeje kugenda hagaragaramo impinduka zikomeye cyane minide yagaragaje ko imaze kuba yakirukana abadelegiteri bagera kuri 52 mu gihugu cy'u Rwanda hose bikaba byakomeje kugenda bica impaka mu by'ukuri ukabona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ikibazo cyo kubura cyangwa se kwirukanwa ku nshingano cyakomeje kugenda kiba ikinguti mu Rwanda mu gihe kandi abana bari kwiga bakomeje kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane itangazamakuru ryo mu Rwanda rikaba ryongeye kuba ryakibanda kubaza nesa ese iki kiri kujya mbere ko mu by'ukuri tubona abarimu cyangwa se abadelegiteri bakomeje kugenda bakurwa ku nshingano zo kuba bakigisha cyangwa se kuyobora abana bikaza kuba byarangira mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza impinduka zidasanzwe zikomeje kugenda zigaragara mu mpera z'umwaka mu gihe kandi tuje kwa twarana n'ibyo byakomeje kugenda biranga cyangwa se byakomeje kugenda bitangazwa mu myanya yakomeje kugenda yandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye reka nongere ngwereze ikaze aha ni kuri GB Impact nimba utarakanda sabone cyangwa se subscribe turagusaba kureba video nimba utarakanda subscribe utikanda wikara gufungura kuri iyo nzogera twashire kugira ngo ntuzajye ukikwa amakuru ari update tukomeza kugenda tukugezaho gatanuko kandi utasanga hadi uretse no kuri GB Impact. Yes, reka mbasura kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri hose mu bice by'isi bigiye bitandukanye ikaze kuri GB Impact nkuko byakomeje kugira bigaragazwa imyanzuro ndetse n'amakuru akomeje kugenda agaragazwa ku munsi w'ejo nakomeje kugenda muri impinduka zikomeye cyane mu burezi mwakomeje kugenda mubona miniti ikomeza kugenda igaragaza ko yamaze kwirukana abadelegiteri kuri aka kanya ariko ukabona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza icyemezo cyakomeje kugenda gifatwa cyo kwirukana abadelegiteri bagera kuri 52 mu gihugu cy'u Rwanda hose byakomeje kugenda biteza impaka zikomeye cyane kuri uyu munsi ukabona ko byakomeje kugenda bigaragazwa ari ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragazwa abadelegiteri batandukanye ariko kandi bakomeje kugenda bora nesa ikomeje kugenda hatwa ibibazo mu by'ukuri bayibaza ese ni ukubera iki yaje kuba hafatwa imyanzuro yuko abaza kuba bakirukana abadelegiteri bagera kuri 52 mu Rwanda hose ukabona ko byakomeje kugenda biteza impaka zikomeye cyane kandi abana bari kwiga bakomeje kugenda bagaragaza ko nubwo mu by'ukuri bari kwiga amashuri ariko bakomeje kugenda barangiza cyangwa se bagakora infinity ku mashuri cyangwa se ku masomo ariko bikaza kuba byagaragazwa ko imirimo yo gukora ikomeje kugenda iba mike cyane ndaza kuba mu by'ukuri nakibanda ku nyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'urwego rwa NESA mu Rwanda rushinzwe uburezi mu Rwanda bwakomeje kugenda bugaragaza ko ikibazo cyo kuba abana bari kurangiza kwiga bakabura mu by'ukuri imirimo yo gukora ndetse kandi bakaguma ari abashomeri aho kandi dufite urubyiruko rurangije kaminuza ukaza ko wasanga mu by'ukuri ntabwo rufite imirimo yo gukora mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragazwa nk'ikibazo gikomeye cyane ese niyo mpamvu cyangwa se n'iki kiri gutuma abana bari kurangiza kwiga mu Rwanda ugasanga mu by'ukuri umuntu yarangije amashuri yisumbuye 6 ndetse kandi ashyiraho na kaminuza zigera kuri level 3 zose ariko mu by'ukuri imirimo cyangwa se akazi ko gukora biri kumvikana ko mu by'ukuri imirimo ikomeje kugenda iba iyibura cyangwa leta y'u Rwanda ishinzwe kurebera inyungu za buri munyarwanda cyangwa se za buri muturarwanda wese iravuga iki ku kibazo gikomeje kugenda kigaragazwa n'abana bari kurangiza kwiga cyangwa se bagakora infinity ku mashuri yabo amashuri arimo levels zitandukanye ugasanga bakomeza kugenda bagaragaza ko bari buza kuba mu by'ukuri barangiza kwiga bakabura imirimo yo gukora leta y'u Rwanda irateganya ko mu by'ukuri mu mpera z'uriya mwaka tugiye kuba twajyamo 2026 hagiye kubashyirwaho ikigega by'umwihariko kigiye kujya kishyirirwaho by'umwihariko jariz cyangwa se urubyiruko kugira ngo mu by'ukuri bajye bahabwa inguzanyo gura ku 100 kugera kuri miliyoni batangize gukora business zabo urabona ko mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragazwa benshi bakomeje kugenda bagaragaza uti ko leta y'u Rwanda mu by'ukuri itabishyira mu intangiriro z'umwaka tugiye kuba twajyamo kugira ngo by'umwihariko abana barangije gusoza amashuri yabo bongere kuba babona imirimo yo gukora nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu bitekerezo byakomeje kugenda bigaragara nk'inyunganizi z'abanyeshuri bakomeje kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda igomba kureba icyo yakora by'umwihariko ikaba yakongera gutanga support wivu kuri aba bana barangije kuba barangiza kwiga ariko mu by'ukuri imirimo yo gukora igakomeza kugenda iba iyibura bikaba ari ibibazo byakomeje kugenda bigaragazwa leta y'u Rwanda nk'uko yakomeje kugenda bitaganya iragaragaza ko mu by'ukuri igiye gushyiraho itanyo cyangwa se amafaranga azajya ahabwa buri munyeshuri wese urangije kwiga kugira ngo atangize business ariko kandi uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu bitangazamakuru byakomeje kugenda bisohoka biturutse muri ministeri birakomeza kugenda bigaragaza ko nubwo mu by'ukuri abanyeshuri barangije kwiga bazahabwa aya mafaranga ntabwo mu by'ukuri ari amafaranga bazabahawe gutyo gusa ngo birangire nguko ariko mu by'ukuri ni amafaranga azahabwa abanyeshuri kugira ngo batangire business ariko kandi baze kuba yasubiza leta y'u Rwanda mu gihe kandi
babashe kuba babyaza inyungu, bongere kuba bafata ayo mafaranga leta y'u Rwanda yabahaye bari kuba bacuruza cyangwa se biteza imbere, bongere mu by'ukuri bayasubize leta y'u Rwanda kugira ngo yongere iziturire abandi nabo bakeneye ayo mafaranga. Nk'uko dusanzwe tubizi mu Rwanda abana bakomeza kugenda barangiza bo ni benshi, abagera ku 3,000 buri mwaka barangiza amashuri yisumbuye, ndetse kandi abo ngabo bose bakaba bakeneye kuba bagira muri sosiyete bagakora akazi, ariko ugasanga imirimo ikomeje kugenda ibura cyangwa se ibi kibazo. Leta y'u Rwanda kandi ikomeza kugenda igaragaza ko iki kintu igiye kuba yagikemura cyo gutangira gutanga amafaranga y'itangiriro ku bana bari kuba barangiza amashuri, ariko igihe kandi babonye inyungu bakujya kuba mu by'ukuri bafata aya mafaranga bakayasubiza leta y'u Rwanda, ikongera ikayaziturira abandi bana barangije kwiga mu by'ukuri bakongera kwihangira udushya n'imirimo. Ariko kandi bikaba byakomeje kugenda bigaragazwa, abaturarwanda benshi bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza, bavuga uti ese leta y'u Rwanda iratuteganyiriza iki muri uyu mwaka tugiye kuba twatangira? Ese nka leta y'u Rwanda ishinzwe kuba yarebera inyungu za buri muturarwanda wese iri gututeganyiriza iki muri uyu mwaka tugiye kuba twakwinjiramo? Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko igiye kuba yareba ubwisungane mu kwivuza ikaba yabugabanya, abaturage bakajya bishyura 50% kugira ngo mu by'ukuri yakomeje kugenda hagaragazwa impinduka zikomeye cyane, nk'uko abana bakomeje kugenda bagaragaza mu kuzamura indwara mu Rwanda. Ababyeyi bakagaragaza ko ubwisungane cyangwa se mu by'ukuri ubushobozi bwo kuba bavuza abana babo bukomeje kugenda bubura, ariko leta y'u Rwanda ikagaragaza ko igiye kuba yashyiraho inyunganizi cyangwa se andi mafaranga ari support with people from Rwanda. Ukora ko mu by'ukuri byakomeje kugenda biragaragaza ko hagiye kuba hashyirwaho inyunganizi y'amafaranga azajya yishyurwa buri muturarwanda wese wishyuye mituweli, by'umwihariko ubwo birumvikana ko umuturarwanda azajya yishyura 50% ndetse leta ikamwishyura 50%. Biracyari mu mwanzuro wa minisiteri, reka turebe mu by'ukuri niba biri buze kuba byashyirwa mu bikorwa, ariko abaturarwanda benshi bafite ikibazo cyo kumva nabi, ugasanga leta y'u Rwanda iragaragaza uti twabishyize mu myanzuro izabasha kuba yakitabwaho, ariko abaturarwanda bakifata nk'ibyabaye impamo. Biragaragazwa ko mu by'ukuri mu myanzuro leta y'u Rwanda igaragaza, abaminisitiri bagaragaza ko muri uyu mwaka bishobotse abaturage bajya bishyurirwa mituweli 50% ndetse nabo bakishyura 50%. Ndatekereza ko nta muturarwanda wabura amafaranga 1,500 yo kwishyura mituweli nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Reka turebe niba leta y'u Rwanda iri buze kuba yabishyira mu bikorwa, ndetse kandi bitanagiye mu bikorwa biba byaragiye mu myanzuro. Hari igihe imyanzuro ivugwa ariko nigerweho, uraza kuba wasanga benshi mutari buze kuba mwabitegaho amaso cyangwa se mu birangamiro mwumve ko mu nyine leta y'u Rwanda igiye kuba yabishyira 50%. Bikunze yabikora, bitanakunze of course ntabwo iri buze kuba yabikora. Rimwe na buti mu by'ukuri nkatwe twahagaritswe ku nshingano, muri buze kuba mwatuteganyiriza iki nka leta y'u Rwanda ikomeza kugenda irebera inyungu za buri muturarwanda wese, nk'uko kandi byakomeje kugenda bitangazwa. Ijambo ryakomeje kugenda rivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kandi arimo kuganiriza by'umwihariko abaturarwanda bose kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Akomeje kugenda agaragaza ko uburezi mu Rwanda bwateye imbere, ariko nuza ko abana mu by'ukuri imirimo yo kuba bakora ikomeje kugenda ibura. Leta y'u Rwanda mu by'ukuri yakomeje kugenda igaragaza by'umwihariko na Perezida P.Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ukomeje kugenda ugaragaza ko agiye kuba harebwa ese ni gute hakongerwa imirimo mu gihugu cy'u Rwanda.